igihe cyo kwisuzuma ukiyinira ukisubiramo. Ese wowe ntabwo waba waraziruye ibyejejwe n'ibitejejwe? Mana nawe iraguhagurukiye. Ibyo wagombaga kuvuga ntabwo ari byo wavuze. Inyigisho zawe ni ibinyoma. Ntabwo wigeze utandukaniriza abantu ibizira n'ibitejejwe. Oya, hajya ngo tureke urukungu rukurane n'amasaka. Mana ngo yibasiye abatambyi baziruye ibyera byabo. Amategeko y'Imana ntibayavuga uko ari. Ndaha ntabwo ntinya kubivuga. Niba bigaragara ko itorero ryubakiye ku kinyoma, Mana ije gushyira ukuri ku mugaragaro. Mana ije guhana no guhemba. Ndavugana n'abatambyi barimo bankurikira, barimo banyumva. Subira ku isoko, hahandi wahagurukaga, hahandi wahamagariwe. Wongere wumve ijwi ry'Imana. Nikubwira ngo genda umubwire, yaba afite ibi uko yaba ari kose, sengera umwuka w'ubwenge w'uburyo wamuha message. Murabyibuka Natani ashyira ubuhanuzi Dawidi yasambanye. Ariko kuki watinya umuntu uzapfejo? Mana ntabwo yampaye umwuka w'ubwoba, yampaye umwuka wo gutinyuka ngo mwabatambye mwe mbabwire mwaziruye ibizira. Byo mwari kuvuga si byo mwavuze. None ngo namwe Imana irababangukiye. Ariko amahirwe aracyariho. Irakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo nawe ugaruke. Kandi nasomye ijambo rirambwira ngo nugaruka izakugarukira. Kandi nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Kuki uvuga ibyawe ntuvuga iby'Imana itagutumye? Ngabatambyi bacyo bisha amategeko yayo ku rugomba, baziruye ibintu byanjye byera. Ntibashyizeho itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe. Ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyejejwe n'ibitejejwe. Imana tuganze cyane. Abantu bakunyuza imbere uzababazwa, amaraso yabo uzayikorera. Imana ihamagara Yeremiya niko yamubwiye ngo nubwire umunyabyaha kuva mu byaha bye akabivamo uzaba ukijije ubugingo bwe, ariko nutabubwira amaraso ye uzayikorera. Imana ibashize abantu imbere ho kugira ngo mubakize, ariko ngo murabapfakaze, murabapfunyagaje. Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro. Imana umutima wayo mpagurukije nka Ezekiyeli, ije kumbwira ngo nkubwire ngo ihane, nutihana uzapfa. Kandi amaraso yabo washutse, amaraso yabo wari kubwiza ukuri ntubabwiza ukuri, azakujya ku mutwe. Imana itugirire neza, Imana ituganze cyane. Kenshi ubuhanuzi nk'ubu ntabwo abantu babukunda. Bakundiraje poke ya baraka, akiri igitangaza, akira visa, ugiye i Burayi, ngaho Imana iguhaye imodoka. Ariko ndashaka nkubwire igitangaza gikomeye nabonye ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akaguha amahoro, akagukiza, ugasonzanya Kristo, ukambara na Kristo, haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko ino saha ndimo mvuganira namwe indaya zuruye indege zagiye. Ntabwo ari igitangaza. Indaya bahaye kado y'imodoka baziguze zinahenze cyane, icyo ntago ari igitangaza. Reka nkubwire aya mazu mubona ari mazamurwa n'amataje, umugabo arayimuhonga ari indaya. Ariko ndashaka mbabwira igitangaza. Shuti munkurikiye, shuti munkunda, ndashaka mbabwire ngo igitangaza gikomeye ni ukwakira Kristo nk'umukiza wawe akinjira mu bugingo. Mana tugirire neza, Mana tuganze. 27 Bibiliya iravuze ngo ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega hagiye ku muhigo, bivusha amaraso, bikarimbura ubugingo bwa benshi kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Zaburi 50:16 Dawidi yanditse amagambo akomeye, ariko ngo uri inyanga guhanwa ngo ukirenza amagambo yanjye.
ukubonye umushura ngo wifuza gufatikanya nawe, ukubonye umusambanyi nuko ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko manwe nawe rwose ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yesu ashimwe. Bene data mudukurikirana umunsi ku munsi, turabashimiye kandi Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Pasiteri Alphonse, Imana ibaha umugisha. Kenshi mukunda kunkurikira kuri channel Pass TV, ni channel yivugabutumwa nkuko twabibabwiye, nkuko twabibamenyesheje. Ni channel inyuraho ijambo ry'Imana kandi ry'ukuri. Ngarutse kandi kuri iyi kamera nzanye ubuhanuzi, kandi ubuhanuzi bunyuriye mu ijambo ry'Imana. Imana impaye amagambo kandi impaye amagambo akomeye, kandi nta magambo areba umwe, ntabwo avangura, arareba umurokore, arareba n'utari wakira Kristo nk'umwami n'umukiza, kandi nanjye arandeba. Ni amagambo meza ariko ni amagambo akomeye. Imana itugirire neza. Rero nakomeje kujya mbibabwira ngo ukeneye kumpa inama, ukeneye kunkurikirana, ukeneye kunyuma inyunganizi, wankurikira cyangwa wampamagara kuri 0788201464 0788201464. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwese abadukurikiye, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, abari ku isi yose, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Rero nkuko dusanzwe tubigenza, reka tubanze twiragiza Imana hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Data wa twese uri mu ijuru, byiringiro bizima, turagushimye kandi turaguhimbaje. Izina ryawe niryubahwe, izina ryawe Mwami Imana nirishyirwe hejuru aya masaha, Mwami Imana yacu. Iki ni cyumweru cy'umugisha uduhaye, ni cyumweru cyo kunezerwa, ni cyumweru cyo kwishimirwa, ni cyumweru Mwami Imana tuba turimo tugaruka ku minsi 6 ishize, tukavuga ngo Mana waraturinze, tukavuga ngo Mana watubereye Imana mu bihe bikomeye no mu bihe biruhije. Rero icyubahiro n'ikibikeye kuba turinze, izina ryawe nirihimbazwe. Rero bana natwe mu ijambo ry'Imana, kandi umuntu wese uri hano rigere aho rimukura, rigere naho rimushyitsa, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, ni ibice 22 ku murongo wa 30 niho turi butinde, ariko reka duhere ku murongo wa 6, turasimbukaho gato tujye ku murongo wa 30 hanyuma twumve ijambo ry'Imana. Bibiliya iravuze ngo maze ijambo ry'Imana rinzaho riti, mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe Yerusalemu, wohereze ijambo ku buturo bwera kandi uhanurire igihugu cya Isirayeli, ukibwire uti, uku niko umwami avuga, dore ndakwibasiye, ngiye gukura inkota yanjye mu rwubati rwayo, maze ngutsembane n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dukomeze hanyuma twumve icyo Imana ivugana natwe. Umurongo wa 23 haravuze ngo nuko ijambo ry'Imana rinzaho riti, mwana w'umuntu, ukibwira uti, uri igihugu kitabonejwe, kitavubiwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze. Abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye gufata umuhigo, bamize ubugingo bw'abantu, ubutunzi n'ibintu by'igiciro cyinshi barabitwaye, bapfakaje benshi muri cyo. Abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, baziruye ibintu byanjye byera, ntibashyizeho itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyeshejwe abantu gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye, kandi n'amasabato yanjye barayirengagije, maze basuzugurirwa muri bo. Reka kwirukanke kugira ngo twihute kubera umwanya cyangwa igihe. Ku murongo wa 30 uravuze ngo, kandi nashatse umuntu muri wo wasana inkike ngo ahagarare imbere yanjye mu cyo ahagaraye mu gihugu, kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Aya niyo magambo Imana intumye ku bwoko bwayo. Usubiye inyuma, aya na magambo Imana yahaye Ezekiyeli
aya magambo Imana yayamuhaye irimo ireba izira birimo bikorerwa mu gihugu, ireba uburyo basuzuguye Imana, ntibatandukanya ibyera n'ibyanduye, bazirura ibizira, bihakana Imana. Umuririmbyi yavuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha imirimo bagira gute bakora. Iyo urebye mu insengero ziriho, iyo urebye amazina menshi n'amatitira akomeye y'abitwa ngo barakomeye mu buryo bw'iyobokamana, bibabaje Imana uretse n'Imana n'abantu bwayo. Imana idufashe cyane. Aya magambo Imana impaye na magambo akomeye, ariko ndagusaba ngo uze kuyatega amatwi wumve urakuramo ayawe. Bibiliya iravuze ngo maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, uyu ninde? Ezekiyeli. Yari arimo asenga, yari arimo yinginga Imana, nawe hari ibyo yabonaga bikamucanga. Imana iramuhagurutsa ititaye intege nke, ititaye ko agiye guhanurira abakomeye, ititaye ko agiye guhanurira aboroheje, ititaye ko agiye gukora ku mitima ya babandi badakorwaho. Ariko Imana iramureba, ibona n'umwizerwa, iramubwira ngo mwana wanjye Ezekiyeli, we haguruka ngo utume, kuko nabuze uwo natuma, nabuze uwo nabwira. Irangije iramubwira ngo mwana w'umuntu, erekeza amaso yawe Yerusalemu. Yerusalemu ni muri Isirayeli. Yerusalemu ni kuri babandi bakire Kristo n'umwami w'umukiza. Yerusalemu ni babandi bafite amakora pastorale. Yerusalemu ni babandi bafite amatitira akomeye cyane. Sinzi uburyo nabibabwira kugira ngo mubyumve. Aho ni babandi bitwa ngo barakebwe, babandi ngo bageze ku musaraba, bandi utayishyira ubuhanuzi ngo babwumve. Kubera iki? Hari aho titire zabo, hari aho amazina yabo yicaye, barakomeye. Ariko Imana iramubwira ngo nabo bahangare, iramubwira ngo nabo batinyuke, ntubatinye. Imana ishimwe cyane. Ngo wohereze ijambo ryawe ku buturo bwera, kandi uhanurire igihugu cya Isirayeli, ukibwira uti, uko ni kumwami Uwiteka avuze ngo dore ndakwibasiye, ngiye gukura inkota yanjye mu rwubati rwayo, kandi ngutsembane n'abakiranutsi n'abanyabyaha. Rero ubwo nzagutsembana n'abakiranutsi n'abanyabyaha, nicyo gituma inkota yanjye izava mu rwubati rwayo yibasiye ibifite umubiri byose, uhereye ikusi ukageza ikasikazi. Aha Imana yari ibabajwe n'ibizira. Aha Imana yari ibabajwe n'ibizira bikorerwa muri Isiraheli. Imana irababara cyane, imaze kubabara 23. Ndaje, haleluya, twumva iki Imana irimo idushakaho. 23 irongera iramubwira ngo nuko ijambo ry'Uwiteka ryongera kumuzaho bwa kandi ngo mwana w'umuntu, ukibwira uti uri igihugu kitabonejwe, kitavubiwe imvura ku munsi w'uburakari bukaze, abahanuzi bacyo bakigiriyemo ubugambanyi. Aha Imana yarebaga abahanuzi ikabona n'abesikoro. Imana yarebaga abahanuzi ikabona ntabwo bahanura iby'ukuri, bahanura mu izina ry'Imana bayibeshyera, itabatumye, bakavuga ngo iravuze itavuze. Urebye amasezerano abana b'Imana bafite y'amahuri, bibabaje Imana. Aya ni amagambo Imana impagurukije ngo mbabwire nka Ezekiyeli. Kuyumva birashoboka ko byaba utabyumva, ariko ndabizi nta jambo nta ndurivugira ubusa ku musozi. Umuntu wese uri bwumvira ijambo aze guca bugufa, apfukama abwira Imana ngo mbabarira. Niba uri umuhanuzi warahanuye mu izina ry'Imana ari kuyibeshyera, Imana irakwibasiye nutihana. Aravuga ngo abahanuzi bacyo ngo bakigiriyemo ubugambanyi, nk'uko intare itontoma igiye mu muhigo, ngo bamize ubugingo bw'abantu bwanze cyane. Imana yibasiye abahanuzi, bavuga itavuze, bayibeshyera. Imana irahagurutse, ni amagambo Imana impagurukije kukubwira wowe uri mu nyumva, ngo bamize ubugingo bwa benshi. Ubugingo bwa benshi baraburohamirije, ndetse baravuga ngo ni amahoro, kandi ni amahoro ariho. Ugahanurira umuntu amahoro yaraye mu kabari, ugahanurira umuntu amahoro yaraye mu busambanyi, ugahanurira umuntu amahoro yaraye akuyemo indeshanu, ariko ukamubwira ngo Imana izakugirira neza. Banza umubwire ngo uva mu byaha, banza umubwire nibyo, umubwire ngo Imana iragukunda izakugirira neza, ariko umubwire ngo izakugirira neza ni wihana. Bahanuzi ndavugana namwe ngo muvuge yavuze. Ndavugana namwe ndabagira inama. N'Imana impagurukije, ntabwo ari nge wihagurukije. Nuko Imana yahagurukije Ezekiyeli, iramubwira ngo nagenda babwire ngo bamise ubugingo bwa benshi. Imana irababaye, Imana irababaye. Imana tuganze kandi Imana itugirire neza.
haleluya. Ngo nkuko intare itontoma igiye nkuko intare itontoma igiye mu muhigo ubutunzi ngo abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye, abatambyi bacyo bishe amategeko yanjye ku rugomo, baziriye ibintu byanjye byera, ntibashyizeho itandukaniro y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyanduye n'ibitanduye. uri umutambyi uri hano nkurikiranye uranyumva, ni igihe cyo kwisuzuma ukiyinira ukisubiramo. Ese wowe ntabwo waba waraziruye ibyejejwe n'ibitejejwe? Mana nawe iraguhagurukiye, ibyo wagombaga kuvuga ntabwo ari byo wavuze, inyigisho zawe ni ibinyoma, ntabwo wigeze utandukaniriza abantu ibizira n'ibitejejwe. Oya, hajya ngo tureke urukungu rukurane n'amasaka. Mana ngo yibasiye abatambyi baziruye ibyera byabo, amategeko y'Imana ntibayavuga uko ari. Ndaha ntabwo ntinya kubivuga, niba bigaragara ko itorero ryubakiye ku kinyoma, Imana ije gushyira ukuri ku mugaragaro, Imana ije guhana no guhemba. Ndavugana n'abatambyi barimo bankurikira, barimo banyumva. Subira ku isoko, hahandi wahagurukaga, hahandi wahamagariwe, wongere wumve ijwi ry'Imana. Nikubwira ngo genda umubwire, yaba afite ibi uko yaba ari kose, sengera umwuka w'ubwenge w'uburyo wamuha mesaje. Murabyibuka Natani ashyira ubuhanuzi Dawidi yasambanye, ariko kuki watinya umuntu uzapfa ejo? Mana ntabwo yampaye umwuka w'ubwoba, yampaye umwuka wo gutinyuka ngo mwabatambyi mwe mbabwire, mwaziruye ibizira, byo mwari kuvuga si byo mwavuze, none ngo namwe Imana irababangukiye. Ariko amahirwe aracyariho, irakicaye ku ntebe y'imbabazi kugira ngo nawe ugaruke. Kandi nasomye ijambo rirambwira ngo nugaruka izakugarukira, kandi nukuri bishimwa mu bigawa uzaba nk'akanwa k'Imana. Kuki uvuga ibyawe ntuvuga iby'Imana itagutumye? Ng'abatambyi bacyo bishe amategeko yayo ku rugomo, baziruye ibintu byanjye byera, ntibashyizeho itandukaniro hagati y'ibyera n'ibitejejwe, ntibamenyesheje abantu banjye gutandukanya ibyejejwe n'ibitejejwe. Imana tuganze cyane, abantu bakunyuza imbere uzababazwa, amaraso yabo uzayikorera. Imana ihamagara Yeremiya niko yamubwiye ngo nubwire umunyabyaha kuva mu byaha bye akabivamo, uzaba ukijije ubugingo bwe, ariko nutabubwira amaraso ye uzayikorera. Imana ibashyize abantu imbere ho kugira ngo mubakize, ariko ngo murabapfakaze, murabapfunyagaje. Imana ifite agahinda, Imana ifite umubabaro, Imana umutima wayo. Mpagurukije nka Ezekiyeli, ije kumbwira ngo nkubwire ngo ihane, nutihana uzapfa. Kandi amaraso yabo washutse, amaraso yabo wari kubwiza ukuri ntubabwiza ukuri, azakujya ku mutwe. Imana itugirire neza, Imana ituganze cyane. Kenshi ubuhanuzi nk'ubu ntabwo abantu babukunda, bakunda iraje pokeya baraka, akiri igitangaza, akira viza, ugiye i Burayi ngaho Imana iguhaye imodoka. Ariko ndashaka nkubwire igitangaza gikomeye nabonye ni ukwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, akaguha amahoro, akagukiza, ugasonzanya Kristo, ukambara na Kristo, haleluya. Imana ishimwe cyane, kuko ino saha ndimo mvuganira namwe indaya zuriye indege zagiye, ntabwo ari igitangaza. Indaya bahaye kado y'imodoka baziguze zinahenze cyane, icyo ntago ari igitangaza. Reka nkubwire, aya mazu mubona arimo azamurwa n'amataje, umugabo arayimuhonga ari indaya. Ariko ndashaka mbabwira igitangaza,
nshuti munkurikiye, nshuti munkunda, ndashaka mbabwire ngo igitangaza gikomeye ni ukwakira Kristo nk'umukiza wawe akinjira mu bugingo. Mana tugirire neza, Mana tuganze. 27 Bibiliya iravuze ngo ibikomangoma byo muri bo bimeze nk'amasega agiye ku muhigo, bivusha amarasho, bikarimbura ubugingo bwa benshi kugira ngo bibone indamu y'uburiganya. Zaburi 50:16 Dawidi yanditse amagambo akomeye ariko ngo uri inyanga guhanwa ngo ukirenza amagambo yanjye, ukubonye umushura ngo wifuza gufatikanya nawe, ukubonye umusambanyi nuko ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira ko manwe nawe rwose ngo nzabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Reka mbabwire, Imana iraguhisha. Imana ikuvaye hagatwikirizo ho gatoya ikagutwikurura. Nabagukomeraga amashyi ntabwo bakongera kuyakoma. Ubu dufite agatwikirizo k'ubuntu, ariko Imana ije kugutwikura muri titire wambaye, mu cyubahiro ufite, igatwikuraho gatoya. Reka nkubwire, abakuvugirizaga impundu bakuvugiriza induru. Imana tuganze cyane. 28 Bibiliya yavuze ngo n'abahanuzi baho babihomesheje ishwagara idakomeye. Iravuze zizimini detaye ngahakira kwatako bivuye ku Mana cyangwa niwo byo duhanurira abantu, ibyo dusezeranye, ibyo tuvuga ngo yavuze itavuze, ese ni uzana bisohoza. Abantu barimo baruhijwe n'ubuhanuzi, eshenda zaruzuye, ariko nta n'igitangaza na kimwe kigira gute gikoreka. Kubera iki? Ntibavuze, bitiriye Imana ibyo itavuze. Imana tuganze cyane. Abandi nabo aho Imana ibasize ntabwo ari ibasanga. Irababwira ngo nzakugirira neza, icara mu murimo wanjye. Irababwira ngo nzakugirira neza, icara muri korali. Irakubwira ngo icara, hagarara neza mu budiyakoni, nzahagusanga. Ako kanya aho babiguhereye ukajya kwa mupfumu kujya kubaza ko ibyo umuhanuzi yahanuye ko bihura n'ibyo umupfumu avuga. Ese uzajya kwa Nyirinkwayo, ujye kwa Kanimba, ujye no muri aba bavuzi ba Gihanga, uzamenya, ujye kwa Sarongo hano, uzamenya ari nde wagukijije. Mwabarokore mwe ninde wabaroza. Uno munsi ku cyumweru uraburi mu ikanisa, ku wa mbere urajya kwa Mwamini Kinyinya, ku wa gatatu ujye kwa Sarongo, uzamenya waravuriwe ninde wabaroze. Reka mbabwire, ntabwo Imana ijya igaburira abantu basutamye, igaburira abantu bicaye. Icara ku karago uhategerereze, yavuga itavuga amaherezo buzacya Imana ikore. Reka nkubwire, haleluya, kwitonda ukarindira byemeza umutware. Imana tuganze cyane, Imana tugirire neza. Ninde wabaroze? Ntigerageza Imana, Imana ntigeragezwa. Ivuga itakoze yanakora mu bushake bwayo. Imana tugirire neza. Ngo abantu bo mu gihugu ngo bagize urugomo bukabije, bakajya bambura ndetse bakagirira nabi abakene n'indushi, n'uwigendera akamurenganya. Kandi nashatse umuntu muri bo wasana inkiki ngo ahagarare imbere yanjye mu cyuho, ahagararira igihugu kugira ngo ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Imana ikeneye umuntu umwe w'umumaro uhagarara nka Ezekiyeli, akavuga bakamwanga, akavuga bakamukunda, akabwira abantu. Uva mu byaha akamubwira ngo uva mu byaha, ukira akamubwira ngo Imana ije kugutabara, ni uwo w'Imana ishaka. Agahagarara aho abahanuzi banze guhagarara, akavuga ibyo abahanuzi batavuze, agahagarara mu cyuho cy'abatambyi. Bibiliya iravuze ngo nta n'umwe yigeze ibona wahagarara mu cyuho cy'Imana ngo avuga avugishijwe nayo. Haleluya! Aba bose ntibamwishakira ndamu tekinike. Imana ikeneye umuntu umwe w'umumaro. Ni wowe Imana ishaka guhagurutsa, ni wowe Imana ishaka kugirira neza, kugira ngo Imana igutabare, kugira ngo Imana ikugirire neza. Imana ikeneye umuntu umwe w'umumaro mu bwami bwayo.
ijya kurimbura Isodomo n'Igomora yanyuze kwa Loti, bagirana ikiganiro n'abamarayika. Use kuhasoma ibice 18 mu Itangiriro. Haleluya. Loti abaza abamarayika ngo se Imana ibonye abantu 50 mu gihugu yabababarira, ibonye abantu 30 yabababarira, ese ibonye umwe yamubabarira? Imana ikeneye umuntu umwe w'umumaro, nta wundi Imana ikeneye, ni wowe Imana ikeneye kugira ngo itabare igihugu. Ntabwo Imana ikeneye abantu benshi. Reka nkubwire, yakuvanye ikusi, ikuvana kazi, irakwimika, ikugira umutambyi, ikugira umuyobozi runaka ahantu, ari ukugira ngo ube umumaro mu gihe nk'iki. Ni wowe Imana ikeneye, ni wowe Imana ishaka guhagurutsa, ni wowe Imana ishaka gutuma, kandi ni wowe Imana ishaka kugirira neza kugira ngo uhore umudugudu. Tugiye gusenga n'Imana, nta wundi Imana izanyuzamo ibyayo ni wowe, ariko ikeneye kuhagararana nayo neza, ukitandukanya n'ikizira, ukivangura. Imana igagukoresha iby'ubutwari, ntwara zizakira, dayimoni bazahunga. Tugiye gusenga Imana, ariko Imana iracyayicaye ku ntebe y'imbabazi. Ndimo ndavugana n'abantu bagwiriye mu murimo, ndavugana n'abahanuzi bagwiriye mu murimo, ndavugana n'abatambyi bagwiriye mu murimo. Ndashaka mbabwire ngo iracyicaye ku ntebe y'imbabazi, iragukeneye. Imana yantumye ku bantu bose ku isi, kandi ubu ni ubuhanuzi bwanyu, ntabwo ari ubw'abarokore, ntabwo ari n'ubw'abapagani. Imana ihamagariza cyane ababwiye ngo ni ubw'abanyabyaha n'abakijijwe. Subira ku isoko usenge, ntugisenga ntukiyiriza, no guhaguruka tu iravuze, garuka ku isoko. Imana ibagirire neza. Imana ikeneye umuntu umwe w'umumaro mu bwami bwayo, ahagararane nayo. Imana itugirire neza. Wowe nkurikiranye, wowe unyumva, wowe unteze amatwi, nta wundi Imana ikeneye ni wowe. Gukizwa ntabwo ari ejo n'uno munsi. Imana ibagirire neza, Imana ibaha umugisha, Imana ibahe kugira neza. Wumva hari cyagufashije, wakwandika message muri comment. Ukeneye inyunganizi, watwandikira kuri ya nomero nabahaye 0788 2801 0788 2801. Ni kuri channel ya Pass TV. Imana ibaha umugisha. Mwari kumwe n'umushumba Alphonse. Imana ibagirire neza. Nyemerera dusenga n'Imana, Mana nyir'ubutware, Mana yo kwizerwa, Mana yo kwiringirwa. Aya ni amagambo meza uduhaye, kandi ntabwo ari uvuze, ni wowe uvuze. Nyemerera aya magambo uvugane n'ubwoko bwawe binyuriye kuri iyi channel, ugirire neza ubwoko bwawe mu izina ryawe Yesu Kristo. Mana, iyo umuntu anaze ibuye mu gihuru, inyoni ziravumbuka. Reka iri jambo rivumbura ibintu, reka rivumbura abantu, abaguye ribavumbure mu izina rya Yesu. Mana nziza, Mana ikomeye, abarimo bagenda ribavumbure. Buri muntu agaruke ku isoko, buri muntu agaruke ku karago, buri muntu agaruke uko yahamagawe. Ubwami buze muri we mu izina rya Yesu. Ubibaga ntiyongere kwiba, ubabeshyaga ntiyongere kubesha, waragusaga ntiyongere kuraguza, ahubwo imirimo yo gukiranuka, imbuto z'umwuka arizo zimugaragaraho. Izina ryawe rihimbazwe. Humugisha buri muntu wese uri kurikirane iyi channel, kandi binyuriye mu ijambo ryawe. Turagushimye kuko uri Imana, turakunezerewe Jehova Rafa, icyubahiro n'ikibi cyawe. Humugisha ubwoko bwawe, ubagirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.